Yesashimwe cyane bene data bakozi b'Imana n'abandi bantu mwese mudukurikiranye kuri Menya Ijambo TV. Twongeye kwishimira kubana namwe muri kano kanya. Ubakiriye ni Bishop Dr. Sakindi Claude, nkaba ndi umuyobozi w'itorero rya Restoration of Carmel Pentecostal Church Uganda Kampala, kandi nkaba ndi umuyobozi kuri ino televiziyo ya Menya Ijambo. Tukaba twishimiye kubatumira no kugira ngo tubakire. Aka kanya tunejejwe n'Imana kuba tubonye umwanya mwiza wo kubona umusaza w'inararibonye. Ntabwo ndi bumuvuga amazina, arakuze, agiye kutwibwira hanyuma tuganire nawe kuri uno munsi. Yesu Kristo umwami wacu abaho umugisha, reka mwakire. Muraho pastor. Amen. Yesu abaho umugisha. Mwakwibwira abantu bose bari kudukurikirana kuri Menya Ijambo TV. Yesu abaho umugisha. Murakoze cyane inshuti z'umusaraba abo kuri Menya Ijambo TV. Cyane cyane no kuba mpuye n'umukozi w'Imana, ntabwo njya nkunda gukoresha amatitire cyane y'abadogiteri cyangwa se abaprofete, ariko Menya Ijambo rimwe ko turi abagaragu b'Imana, abakozi b'Imana. Ku ijambo rero Menya Ijambo TV ndabaramukije. Nitwa Twagirumukiza Gregoire, nkurutse mu gihugu cya Canada, nkaba ntuye muri Quebec, ariko nabaye no mu zindi state, Manitoba, Saskatchewan, Toronto, ariko ubu ngubu ndabarizwa Quebec aho bita Sherbrooke. Ndi umushumba, kandi ubushumba mumaze igihe kinini kuko nahamagawe muri 81, umushumba muri 85, mbarevera mpagararira amatorero y'ababatista. Nyuma muri 2000 ntangira mba representant legal w'itorero rye byutse nivuga butumwa mu Rwanda, aho ngereye muri Canada nabwo nkomeza umurimo, n'ubu ndacyawurimo. Ubu rero ndi mu itorero ryitwa Pentecote y'ububyutse muri Canada. Dufite intego yo kubwiriza ubutumwa ku isi yose, ari nayo mpamvu ndi hano muri iki gihugu cya Uganda kugira ngo nkomeze kwamamaza ubutumwa, kuko turi mu bubyutse. Ijambo maze iminsi mbwira abantu, turi ku mugoroba w'isi kandi turahamagawe saa 11. Abahamagawe saa 11 rero tugomba gukora vuba kugira ngo mukoresha nacyura nahamagara abantu tutazabura idenariyo ariko gakiza. Imana ibamugisha. Yesu aguha umugisha cyane. Abadukurikiranye rero mwumva yuko uyu mugabo umukozi w'Imana kuki muri 81 85 ugakomeza kugeza uno munsi ni 2025. Hari abarimo kutwumva n'abatureba benshi muri icyo gihe batari bakanavutse bakabayeho. Mu by'ukuri iyi experience turayikeneye. Nifuje kugira ngo enganire nawe kuno munsi dusharinge ubutumwa bwiza n'ijambo ry'Imana rishobora kudufasha. Nifuje kumubaza ibintu byinshi kandi turi bubiganire, kandi n'ikindi gihe igihe atarasubira hariya yatubwiye nzongera ngerageze mushakishe twongere tuganire. Azaduha ibiganiro byinshi ndabijeje, ariko iyo experience turayikeneye. Noneho kano kanya ndashaka kugira ngo nifashishe icyanditswe kimwe kiri mu Baroma ibice 12 umurongo wa 2. Aravuga kandi mwishushanye n'abiki gihe, ahubwo muhindukire rwose mugize imitima mishya kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Nyakubahwa pasiteri, hano Bibiliya iratubwiye ngo ntitukishushanye n'abiki gihe. Iki gihe bavugaga ni ikihe? Murakoze cyane. Igihe cyose kuva muri Eden uko umunsi ucya ni igihe. Paulo rero wanditse aya magambo yo mu bice 12 avuga ku mukristo, akavuga ngo twe kwishuranya n'ibicyo gihe yabwiraga Abaroma. Kandi Abaroma bari abantu b'abakire, bakajyanwa n'ubukire. Arareba rero atanga arahugurwa, mwuka aramuyobora ngo abantu b'abakristo be gutwarwa n'iby'iki gihe, ahubwo batwarwe n'umuhamagaro kugira ngo babera akabarore abandi. Urugero wavuze ngo ni nyakubahwa, sijya nanabyakira kuko nanjye mvuga ngo nyakubahwa ni Imana, ariko umukozi w'Imana akwiye kumenya igihe aho kigeze. Nk'uko bivuze rero Paulo nawe yavuze igihe muri iyi minsi, nk'ubu turi mu minsi ya nyuma, turi ku iherezo ry'isi. Ntabwo abantu babibona, ntibanabyemera. Kubera iki? Abantu barigisha prosperity aho kugira ngo bigishe agakiza.
aho kugira ngo abantu bigishe kwihana ari byo biduhesha inzira yo kuzatugeza mu bwami bwo mu ijuru. Pawulo rero ahugura abantu aravuga ngo mwikiza b'iki gihe, kubera ko ab'iki gihe ni bande? Ab'iki gihe ni abantu batarimo kwemera kuyoborwa n'ijambo ry'Imana. Nk'uko ubivuze uri dogiteri ukaba uri n'umwigisha, uzahura n'ibyo byinshi. Hari aho uzabwira umuhugura kubwire ngo ya ntabwo ari ibyo ngewe ndashaka kugenda gutya. Aha muri Uganda hari umuntu umwe wigeze kundarika, ndatangara kuko yari afite abakristo ariko akava mu gakinga hari inyuma akaza akavuga yarangiza akagenda, ariko umushumba cyangwa umukristo mwiza akora nka Yesu. So yagendanaga hamwe n'abakristo, akarara n'abakristo, akamenya ibyo bakeneye. Ntabwo ari ukubahunga, ahubwo ni ukubana nabo, kuko niyo mpamvu batwita abashumba. Umushumba n'umenya intama, akamenya iz'iki gihe, akamenya izihubuza, akamenya n'itari kuri gahunda, akazikira kuri gahunda. Pawulo yashaka kuvuga ngo twirinde ab'iki gihe, ahubwo tumenye neza agakiza katurimo, aba ariko dutangaza. Okay, ubwo bisobanuye ko iki gihe atari umwaka wa 2025 ahubwo no igihe umuntu agezemo. Nicyo gisubiza nagusubije kuva muri Edeni, buri wahuye na Adamu akamubaza ati yaramugeraga ati iki gihe. Kugeza n'uyu munsi rero ntabwo igihe gihora kigenda kijya imbere. 25 n'uyu munsi. Ariko nicyo gihe Pawulo abyandika aribwo buvyutse bwari buhagurutse ku itorero cyari icyo gihe. Okay. Niyo mpamvu rero Bibiliya nivuga ngo igihe n'uyu munsi n'ejo hashize cyangwa igihe hazaza. Mu gusesengura nanjye hari ibintu ndimo kugenda numva neza. Imana iguha umugisha, hari ibintu numvisha. Ntimwishushanye n'ab'iki gihe. Ni ukuvuga ngo mu yandi magambo twe turi muri kino gihe ariko noneho ntituri ab'iki gihe. Ntimwishushanye n'ab'iki gihe. Iki gihe ni cy'abantu batari mu mwuka, batari mu kuri. Noneho twe kwishushanya nabo ngo tuvuge ko turi abakristo kandi tudafite Kristo. Hanyuma ngo icyo gihe kidutware, ahubwo tugomba kuba ari twe tugitwara. Ntabwo rero tugomba kwishushanya ngo igihe kidutware, ahubwo tugomba kugitwara kuko turaba ubutware. Niyo mpamvu Yesu yabwiye abigishwa ngo naho ubutware mu ijuru no mu isi. Mugende muhindure ibyaremwe byose, mubigisha ubutumwa bwiza, mubigisha kwitonda ibyo nababwiye byose. Pawulo rero nabisubira avuga ngo mwikiza b'iki gihe biyobagize, ahubwo muyoborwe n'ijambo ry'Imana. Abatwumva n'abatureba hari ijambo nungutse umukozi w'Imana twigisha. Nsobanukirwe ko kuva muri Edeni abo bakristo butajya buhinduka. Nsobanukiye ko ubukristo hatajya habaho ubw'iki gihe n'ubw'igihe cyashize. Nukuvuga ngo ubukristo bwo mu isezerano rya kera n'ubukristo bwo mu gihe cya Yesu n'ubw'iki gihe ni impanga. Ntabwo butandukanye kuko ab'iki gihe bo bahora bahinduka bagendana n'igihe. Ariko abakristo n'abizera Yesu nsobanukiwe ko batajyaho bahinduka. Niyo mpamvu twebwe tutari ab'iki gihe, ahubwo twebwe turi mode imwe. Ntabwo tujya duhinduka dukurikije n'igihe. Yesu aguha umugisha. Amen. Hari ijambo nakurikijeho yavuze aba ngo ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya. Imitima mishya yo niteye gute? Guhinduka kwanza. Guhinduka ni uburyo mbivuze mu Rufaransa ni transformer. No guhinduka. Mu Rwongereza ngira ngo ni transformation, nabyo ni hafi kimwe. Guhinduka rero hari ibintu byinshi bihinduka. Ariko ntabwo tugomba gusa nabyo. Urunyarujwe rugeze ku cyatsi ruhinduka uko nguko, rugahinduka kameleon, ruhinduka icyatsi kubera ko rugiye ku cyatsi, wajya ku mukara ukaba umukara. Ni ukuvuga ngo rero kugira umutima mushya ni umutima wo muri Kristo. Iyo umuntu afite umutima wo muri Kristo arahinduka, nk'uko Pawulo yabyanditse ngo umuntu yari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya. Ibya kera biba bishize, noneho biba bihindutse bishya. Ibya kera ni kamere. Pawulo nawe yavuze mu Bagalatiya, niyo umaze kurenga kamere rero ukaba umwana w'Imana, uba ufite umutima mushya kuko uyoborwa n'Imana, uyoborwa na Yesu uri muri wowe. Abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Amen. Yesu aguha umugisha. Amen. Ahubwo ngo muhinduke rwose mugize imitima mishya. Abatwumva bidusabwa imitima mishya nk'uko Bibiliya itubwira. Hano hari irindi jambo yavuze ngo kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka. Ni ukuvuga ngo umuntu atafite umutima mushya ntiyamenye ibyo Imana ishaka. Nicyo gisubizo nari ntanze, abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Niba utayoborwa n'umwuka w'Imana ntabwo waba mushya, ahubwo wahora ugenda muri kamere. Dufite uturwanya. Pawulo nawe yabyandikiye Abefeso, abo dukirana nabo ntabwo bafite amaraso n'umubiri, ahubwo ni imyuka mibi itegeka hahandi mu kirere iturwanya. Ariko iyo turi muri Yesu
Yesu akaba muri twebwe nk'uko muri Yohana yavuze ngo nzatura muri bo 15:7 mbi Imana yabo nabo ubwoko bwanjye. Yesu ari muri twebwe tubabashye tukagendera mu bushake bwa Yesu kandi tugakora mu bushake bwe. Ndaguha urugero, hariya tuba muri biriya bihugu bya Canada na Amerika n'Uburayi, abantu iyo izuba rivuye abantu bambara uko bashaka kubera ko baragize imbeho, ariko twe tuvuye ino ntago tubigana kuko ni umuco wabo. Ntago twe niba umwuka kuyora ugira ngo ntukore ibi genda gutya kuko hari ijwi wumva, ahubwo ikibazo abantu baracyumvira iryo jwi ry'Imana. Niba batumva ijwi ry'Imana barayorwa n'iki? Ntago wagira umutima mushya Yesu atakuyoboye. Ndaguha izindi ngero. Zakayo yashatse kureba Yesu yurira igiti kandi yari umujura. Agiye bavuze induru bati kuki agiye kwa Zakayo, ariko Yesu yari yamaze kureba ko Zakayo amushaka. Yashatse guhinduka. Ageze iwe amurebye gusa byose yarabitunganyije. Amaze kubitunganya aramubwira ngo uyu munsi nawe uwo mu rubyaro rwa Aburahamu. Shaka kuvuga ngo uyu muntu afite umutima mushya arahinduka akaba igikoresho kizima cya Kristo. Amen. Amen. So hano turimo kubona amagambo badusobanuriye neza yuko tugomba kuba kugira imitima mishya. Badusobanuriye uko Zakayo, Yesu yarebye Zakayo akamumenya. Nongeyeho ibyo wamishuriwe muri rino jambo, Yesu ntabwo yavuye yagendaga ajya kwa Zakayo. Yari arimo kwigendera ahandi hantu tutazi, Bibiliya itatubwira. Gusa abonye umuntu ufite umutima mushya wahindutse ufite inyota n'inzara, aho hantu arahakupa arahareka akatira kwa Zakayo ufite umutima mushya. None ashatse kukubaza inyungu zo kugira umutima mushya ni izihe? Inyungu zo kugira umutima mushya ni ukuba icyaremwe gishya, ni ukuba reka nkubwire, ijuru tuvuga niki? Ijuru ni umunezero wa mbere kuko aho tugana ni mu munezero. Ni ukuvuga ngo rero inyungu z'umutima mushya ni uko uhora ushakisha. Mfite imyaka 66, ejo bundi niho nzayuza mu kwa 5, ariko nshaka umutima mushya, nshaka kuba mushya buri munsi. Mushya ntazagerayo nkagenda ntacyo njyanye. Amen. Yesu ashimwe cyane abanyumva. Muri runo rugendo umazemwo imyaka kuva 81, abantu benshi ntibakibyara. Hari abavutse 81 bamaze gucura rwose. Bamaze ko nabo barashingiye bafite abuzukuru. Wowe urwo rugendo rumaze mu Mana uyisenga uyiramya ukijijwe uvuga ubutumwa bwiza. Ni ibihe bintu bikomeye wahuriyemo nabyo ku buryo abarimo kunyura muri ubutumwa bwiza bashobora kuba nabo bakomera? Ibyo nahuriyemo nabyo keretse nanditse igitabo. Ariko nkuko watangiye ubivuga, nkuko Pawulo yabyanditse, urugendo rukomeye ni umukristo. Ni ukumenya neza uwo mugenda n'uwari we, kandi utari mu mwuka ntiwamumenya. Ni nacyo gishakwe gikomeye, ni ukubana n'umuntu witwa ko ari umukristo atari umukristo, umunyedini. Ari nabo dufite abantu bagiye mu idini ariko ntabwo abantu bagiye muri Yesu. Ibanga ryanshoboje ni ugusenga, no gusoma ibyanditswe byera, ni ukureka Yesu akaba ari we ufata icyubahiro muri njyewe, akanyigisha uko kugenda. Kandi niba dusoma neza ijambo ry'Imana, Karebu asanga Yosuwa yaramubwiye ngo uko nateraga mfite imyaka 40 niko nzatera mfite 80 nk'ururembo, kuko turigira ugari Imana yarumbwiye. Imyaka 80 ntabwo ari mikeya, ariko kuko yarafite kwizera k'umutasi bwiza yajyanye akajya kuzana amatunda akibuka icyo Imana yamuvuzeho, yumvise ko najyana n'Imana azatsinda. Mu rugendo rw'umukristo rero harimo ibigeragezo byinshi. Hari aho ukora ntibakwemere, hari aho ukora ntibakumve, hari aho ucyaha bakagira ngo uri umwanzi kandi ushaka kugira ngo ushyire mu gaciro. Rero ni ukuvuga ngo intambara umukristo ahura nazo ntabwo ari ikibazo, ahubwo ni inzira nziza izamugeza mu bwami bwo mu ijuru. Ni urugendo rwiza rumuvuna, ariko ni agasabune ko gukaraba kugira ngo Mose nazahabwa ikamba, Aburahamu agahabwa ikamba, Pawulo agahabwa ikamba, abaciye mu muriro wa Saduraka na ba Meshaki natwe tutazaburamo. Niyo mpamvu tumarana kugira ngo duhore dusingira ubwami bushyashya. Muri uru rugendo hari ibyo wakoze hanyuma abantu barabyanga bakubwira yuko atari byo kandi wabibwiwe n'Imana? Icya mbere ni ukubwira umuntu ko icyaha ari kibi, icyaha cyica, ariko ntiyumva ko icyaha cyica, ahubwo akumva ari cyiza. Icya kabiri, abantu bakunda ibyubahiro
kandi nyiricyubahiro niwe waturemye n'umwe ni Imana Data n'umwana we n'umwuka wera. No kuvuga ngo rero ibyo abantu banga byo ni byinshi n'ijambo ry'Imana muri no minsi abantu bashaka, nibyo navuze nkubwira sinavuzeho cyane, abantu bashaka ibitangaza kuruta gushaka ijambo ry'Imana. Ariko mu Baroma ibice 8 ku murongo here 31 ngo itara twimye umwana wayo izabute kuduhana n'ibindi byose. Tuba tugize Yesu twabona n'ibindi byose. Abatabyemera rero na Yesu bamuteye amabuye, bamwitaga mwene Yosefu, bamwitaga ko afite Bezebuli, nyamara arimo kubereka ubutumwa bwiza. Rero nuvuga ngo umukristo mwiza, kandi n'igitabo cy'umukristo naragisomye, umukristo mwiza ahora arwana intambara kuko ibyo avuga bamubonamo ubusazi. Ntago bamwumva ko ari Imana yamutumye, nyamara ari Imana yamuhamagaye. Ushobora kuba imirimo urimo gukora ari ntashyikirwa ari myiza, ariko abakwanga bakaba ari bo benshi kubera kubigisha ukuri. Niyo mpamvu Yesu batamukundaga. Hari ikindi kibazo nendaga kukubaza. Hari ukuntu hano muri Afurika tuba twifuza kujya muri Canada, tukifuza kujya muri Amerika, Australia, Europe, mbese kuzengurukayo, tukumva nitugera tuzaba tugeze mu ijuru, kubera yuko nta guhaha, ntabwo ubuzima bwose wabuhindutse. Watugiriye inama twebwe abenda kujyayo? Ntabwo ari bibi kujya muri Canada, kujya i Burayi, kujya muri Amerika. Nk'uko bivuze atari umuhamagara wo kujya kurya, ibyo nabyemera. Ari ukuvuga ngo ugiye kurya, ugiye kunywa, kujya muri Amerika, kujya muri bihugu birahari. Ariko nanone Paulo yabyanditse neza, muri biriya bihugu abantu bahaba neza ni abakora, kandi bagakora cyane kugira ngo babone ubuzima bwiza. Ariko nanone ntabwo nabuze umuntu kujyayo niba afite isezerano, ariko kumenya ngo ni Imana ihamujyanye cyangwa se ni amarangamutima. Niba ushaka kujya muri biyo bihugu urimo kubeshya, Yesu ntazabikwemerera, cyangwa se nunagerayo Satani azakureka. Nuvuga ngo rero bisaba iki? Iteka ryose buri kintu cyose gisaba kuba connected na Yesu. Akabibwira ati nkuko ijambo ry'Imana rivuga ngo muzakandagiza ibirenge ndahabaye. Wakandagira muri Canada ukamenya ko ari Imana ihaguhaye, wakandagira mu Burayi ukamenya ko Imana ihaguhaye. Naho ubundi ku miterere nahitamo kuba muri Afurika kuruta kuba mu Burayi cyangwa muri ibyo bihugu. Nubwo hari imibu, nubwo hari ubuzima, ariko nanone umuco cyangwa ubutumwa bwiza uko hano bwihuta, uko hano bwumvikana utandukanye na hariya. Murakoze. Yesu abamugisha. Amen. Yesu ashimwe cyane. Bene data bakundwa, nongeye kwishimira kuri uno mwanya mwebwe abari kuri Menya Ijambo. Dufite umugisha wo kumenya neza Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo. Paulo yatubwiye yuko tutagomba kwishiranya n'abiki gihe. Bisobanuye yuko twebwe tutarabiki gihe. Ntabwo turabiki gihe nk'uko umukozi w'Imana atubwiye. Kandi nk'uko ubuhamya bwe twagiye tubona abumbwira nk'uko abitubwiye ko yakwandika igitabo. Ndashaka kuvuga yuko urugendo urimo rugomba guhura n'ibibazo n'intambara, ariko ahantu tuzaruhukira ni mu ijuru. Hari aho turimo kujya kandi udutwara dusezeranije umugisha avuga ko azabana natwe. Nenda kubahumuriza mbabwira yuko hari Imana ikora ibikomeye, ikora ibitangaza, iba ahantu hose, iba muri Afurika, ikaba no muri Europe. Ntukagire umutima uhagaze, Imana ntahitagufasanga, ntahitagufashiriza. Kandi niba ari ukujyayo, izere yuko ugiye mu bushake bw'Imana kandi uzagira inyungu z'Imana. Hari abantu bari inyuma y'inyungu z'Imana mu byo bakora, ariko hari abandi bagenda mu nyungu z'Imana. Nenda kubasaba kugira ngo tutishushanya n'abiki gihe, utazamera nk'urunyaruvi niko watubwiye. Hari abantu bava mu Rwanda afite uko asagera mu Uganda agasukwaho, yajya mu Burundi agasukwaho n'u Burundi. Bibiliya batugiriye inama ko tutagomba kugenda duhindagurika. Reka nsabe umukozi w'Imana adusezereho atubwira ijambo rya nyuma dukwiye kugendana kandi dukwiye kwifashisha muri kino kinyejana. Yesu abamere umugisha. Murakoze cyane. Amagambo ni menshi twashobora guheraho, kandi ariko ijambo nshaka gusigira abo kuri Menya Ijambo TV ni ijambo rivuga ngo imbaraga z'Imana ziri muri wowe, kandi uziguha aracyari maso. Ni nawe wemeye urukundo rw'Imana. Umukozi w'Imana Billy Graham baramubaje bati ni irihe jambo wahabana? Avuga ati ni Yohane 3:16. Nuko Imana yakunze abari mwese cyane, kandi Imana imaze gukunda abantu ishyiramo investment muri bo. Niyo mpamvu yatumye Yesu ngo aze adupfire, kuko amategeko yarananiwe, Mose yaragerageje, ariko Yesu araza kugira ngo ankureyo, agukureyo, atugire umurimo we, atugire Imana. Rega
nta kindi kinezeza, inezezwa n'amashimwe tuyihaye, inezezwa n'agakiza turimo, kuko Imana irirata ikavuga iti mbonye ubwoko bwanjye, mbonye itorero ryanjye. Ariyo mpamvu Pawulo nawe yagarutse kuri ariya magambo, umuntu wo muri Kristo rero akwiye guhinduka kandi akaba ari umwana w'Imana, kuko Imana yakuze abana mu isi cyane, byatumye itanga umwana w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Akira Yesu mu bugingo bwawe, kuko niba utarakira Yesu mu bugingo bwawe urasigaye kandi nta handi ugana. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu, amen. Yesu ashimwe cyane. Sengera aba bantu batureba, basabira umugisha. Imana Data nyiribihe, se w'umwami wacu Yesu robo sanda tutekaya, uri Imana, urakiranuka, uri Arufa, uri Omega. Ndagushimye kubw'uyu mwanya mutoya tuvuze kuri iyi Menya Ijambo TV. Reka mwami Imana bazumva ubutumwa buzabakore ku mutima, abazumvira ijambo rizabinjire mu bahinduke nk'uko Zakayo yahindutse, nk'uko mwami Imana Yakobo yahindutse akamenya ko ari umuriganya akitwa Isirayeli. Mu izina rya Yesu rero reka buri wese azafashwe n'iri jambo nk'uko umugaragu wawe yariteguye, umugirire neza nawe musabiye umugisha, kandi na kameramani musabiye umugisha, n'abazareba bose bazumve ko iki ari igihe cya nyuma dukwiye guhaguruka kugira ngo Yesu aze gutwara itorero rye tubaye bashya, turi bashya mu mwuka, dukora mu bushake bwe, none n'iteka ryose nimo byambaje mu izina rya Yesu, amen. Shalom. Yesu abaho umugisha.